Okay, so musinzire neza. Kurakoze cyane Gahe. Hi, my beautiful darling. Imana ukoresha yakunejeje. Mwamikazi mwiza. Icyamisi ko yazize ikabura ku maso hawe. Ndagukunda darling. Usinzire neza mwiza wanjye. Si umwana nshakaho iki? Sohokera mu biro. Sinshaka kuzongera kubona ngaha. Sukura umubyeyi gito. Ubundi n'iki ntabwo waye kugira ngo ushimishe. Ariko sinzi ikintu gishobora kunyura. Mama sohoka. Ariko se mwana wanjye koko Wayangirije ubuzima. Usenyeye urugo. Mama ndakwiye sohokera mu biro. mwana wa Sohokera mu biro. mwana wa ni rugero nzi cyangwa ntatuburiwe ariko nibura urugero gusabye imbabazi mwana wanjye uzi ko ari wowe mfite wenyine ni wowe nsigaranye ubu koko ugiye kunterera hanze hariya nk'imbwa koko idafite umumaro mwana wa wimpa abashunga mbabarira ndakwinginze Mama nawe ushaka kubona ibintu byinshi ariko nimubaze uza mu rugo iwanjye wari urwaye cyangwa wari urwaye Darlene kugira ngo ese unumvije ukuri yagukubise cyangwa nibyo wahimbye kugira ngo umugerekeho urusyo. mwana wa ndakakubura yarankubise ariko rero ugasanga buriya koko nahimbira umukazana wanjye ahubwo iyo utahinguka harya ngo uhahinga ukuze uze mwana wanjye warasanze yanyishe burundu yahorahoje ntagihumeka uw'abazima. None se ndakumva mu by'ukuri uza mu rugo kuko wari urwaye cyangwa warambeshyaga para kugira ngo twigumanire? ariko mwana wa urare ugasanga mbese naba mbeshya kugira ngo bigende gute urare ugasanga ari byo nigiraga mbese nkaho ntari umuntu nkaho aho kugira ngo umpe agaciro ndumva nta n'ubwo agaciro ukigaha umugore wawe niba ubishaka ngaho ndeka ngende njye mu mihanda iyo ngiyo ngende njye gusabiriza niba ari byo wifuza uko nguko urareba ugasanga kuko ari byo nigiraga basi niba ubishaka umbwire ngende imbwa zimbye birangire ku muhanda ntoragure n'amashashi nkubure no mu mihanda niba ari byo ushaka. Mama ngo ni muryango byago nuko byagwa n'inyamaswa nkawe ubuzima bwanjye warabwangije ibyo ndi kunyuramo byose niba biteye nyuraho mwana wa niba ari ibyo mbwiye ngo kubyarwe niyo naba ndi shitani nka shitani nkaba ari njye wakubyaye ubwo nawe uburi shitani ikizima nuko nakogeje ko ari nyoye amashereka yanjye kandi ura amaraso yanjye ntabwo nzongera gukenera kukonka sohoka. we data we ariko ubu bari mu gukurakuza ya miti baguhaye byacyo baguhaye bagukorogeye ngo ukunde ngugire sinshobora ntabwo nshobora gusohoka ngani bishaka ndahubwiye gusohokera ntabwo nshobora kandi ntuzongere kunyita umwana wawe uri umwana wanjye 100% uri iraso ryanjye ibyo bamuhaye nibyo bibi ari mu kugira mu biro
ibyo bamuhaye Uko dusohoke na cyane. manzi umubaze impamvu agomba kunyirukana nkaho ntari nyina wamubyaye. Mama uragira ngo nkubahuke Uyu ni imfura yanjye. Mbahora basi dusohoke. mama nkubahuke Oya rugero uri rugero rwanjye uri imfura yanjye ntabwo ngiye nahobera ibi ngibi kubera iki rugero we Bonjour. Oui, Miss Darlene. Oya. Okay. Kagani boss wanjye. Naenda no gift. Aramuwe mwenye nye Darlene. Okay. Nagerageza mu kazi ariko arazi na cyose ndayimuha. Okay. Wadusinyira hano se kugira ngo tuweshoba kubyakiriye. Okay. Namaskaram. Murakoze. Sawa murakoze cyane. Sawa umunsi mwiza. Yego namwe. Ese Kamari ubwo urambwira ngo bizagenda ute Dariya ni ukuri namenya ko batwibye. Gaje nanjye ntago nzi ukuntu turi bubigenze. Ubu tugomba kwitegura gusubira mu cyaro pe kuko Dariya aratwirukana. Ibintu bamaze kwiba birengeje agaciro ka miliyoni 7. Ayo niyo tuzi ashobora kuba narenga. Kamariza miliyoni 7 enye 5 6 ayigambana ndahumaniwe noneho turabigenza ayo mafaranga yose ubwo bwisho tuzobukura Kamari ayo mafaranga angana ujye tuzoyakura ngo tuyishure Dariya n'ukuri kw'Imana. Gaje ahubwira yanjye ni kumana na kwiyahura kubera ko ari amafaranga ntago tuzayabona. Dariya ntago ari bugihangane atwirukana. Kamari ihangane ntongere kurira Mariya ataza no kugira ingaruka ku mwana wawe. Ahubwo se nta kuntu Dariya twabimubwira hakiri kare nawe akaba yicaye abizi. Gaje uceceke wakabyara ntugire n'undi muntu ubibwira. Njyewe na Gahire turashaka ukuntu turi buze kubivuganaho. Noneho twebwe dushakisha abantu batwibye kuko ubihise ubibwira Dariya ahita twirukana tutiteguye tukabura ukuntu tubigenza. Ariko Kamari no kuri Imana bino bintu ntabwo bisobanutse pe. Ni gute abantu baje bakatwiba imfunguzo nitwebwe tuzifite twenyine se imfunguzo zacu barazitwibye bagiye kuzicurisha. Abantu barifata bakaza bagatobora bakaza bakatwiba nta n'ahantu batoboye bagira ngo banyuze mu mwuka cyangwa ni amadayimoni. Imana abajura b'i Kigali nabo ntabwo bameze kabi wacu njye natinye pe. Ni ukuri kw'Imana abajura ntabwo basanga ntabwo byumvikana Dariya ntazabyumva Mana. Njye ntabwo mbizi pe. Bino bintu bisobanutse ntibyumvikana. Urumva twabigenza gutegaje. Reka twebwe turebe ukuntu twabikurikirana turebe n'ibyanga. Ubwo nyine nitubura wibye ubwo tuzareba ukuntu Dariya wazabyakira ntanabyanga ubwo nyine tuzataha. Kamariza wanjye n'ukuri kw'Imana ntabwo niteguye gusubira mu cyaro sinajyayo sinogenda. None se urukumva Dariya azakugirira impuhwe twebwe tugiye Gaje urukumva gufitiye impuhwe kuturusha. Kamari njye ntabwo niteguye gusubira hari ahantu kw'Imana ntabwo niteguye.
Aya. Bonjour. Hanze harashyushye biteye ubwoba. Nahinzi ko babakiriya bahageze. Oya, nsetse ahubwo hano hari gift yawe. Gift yanjye Ya. yoherejwe nande? Wayizanye mbwiye ko natazi umuntu wamutumye. Maybe wenda wafungura wamenya ibyo ari byo. Jesus. Kubera iki umuntu ahora yohereza amagambo amwe? Ninde uri kumpeza ino mpano? Bose umeze neza. Namera neza gute? Ninde muntu uri kunyohereza zino mpano? Ahubwo se barashaka iki? Bose kumva ibintu bidakwiye gutuma uhangayika cyangwa bigutesha umutwe. Ahari nyine uyu muntu ni umuntu ugukunda. Ntabwo uyu muntu ankunda. Gerageza ko byirengagiza. Ujye wenda ubifata nk'aho bitabaye. Cyangwa mu kimwe nyine uhorana inseko ku maso yawe nk'uko abyifuza. Kuko nagakwifuriza ikibi uko byanyemera kose. Ku buryo yakomeza avuga amagambo amwe? Ahubwo se abwirwa n'iki ko mbabaye? Abwirwa n'iki ko ntaseka? Bimeze bite? Icyama inseko igahora mu maso hawe. Ndagukunda Darlene. Ninde wamubwiye ko ntaseka? Ninde wamubwiye ko njye ntishimye? Kubera iki umuntu yakomeza kuntesha umutwe gutya? Bose uyu muntu nk'uko abigusaba ntago akwifuriza ikibi. Hari nyine wajya ubona izi gift ze ukishima nk'uko abigusaba. Gift ebyiri ku munsi umwe zo kandi n'iziki kandi? Bonjour. Bonjour. Uyu muntu ubahereza zino gift ninde? Nari ndimo ngenda umukecuru mukuru numva nyine nahamagaye ngo nze njyane delivery ariko ntabwo ngeze mubona isura neza yahise yohereza umukozi we niwe wabimereje. Umukecuru? Yego numvaga ijwi ry'umumama mukuru. Ibintu bimwe bidahinduka. Why? Uwo mukecuru byibura se wamenya aho atuye? Ntabwo njye mazi neza ariko nyine byeka nimba nakurangiye ariko singiye cyambere nuko nakugejeje ibyo bampaye ibindi ntabwo biba bindeba cyane ahubwo mwashyikira. Nasabye ko mwasinya ko mubibonye. It's okay. Hano? Nasinya nta kibazo. Okay. Murakoze. Murakoze kandi umunsi mwiza. Yego, namwe. I can't take my eyes off you, and I don't want to. When you smile, I wish time would stop for a while. I think the
be happy as he or she want or wish for you. Uko biri kose ntabwo ari umuntu mubi. And it's so easy loving you. It's easy loving you. So take my hand, dance with me. I swear some things are meant to be. It's crazy how I never knew how easy it could be loving you. When we touch, I see a lifetime of us. It's you and I till we're 85, dancing around the room in a home made for two. Nobody gets me like you, darling, it's true. And I've spent my whole life searching for something like this, and in your heart I found it. And it's so easy loving you. It's easy. Sorry. Hey, calm down. Sorry. I'm here. Gize inzozi mbi. Yego, Urose iki? ndetse haza umugabo tutazi akagutwara ahantu tutazi ukadusiga ahantu tutazi. Humura, humura ndi hano. Ntituri kumwe se numbona. Ntaho najya mbasize bana banjye. Sibyo? Tuza. I'm here.
Ako urabona ibintu wakoze, siko wari ugiye gutwika inzu? Mama aho kose kutaryamye. Ni ikihe kibazo ufite mwana we gituma urara ugendagenda mu nzu, gituma urara utetsa amata mu ijoro kandi udasanzwe uyanywa nijoro? Ni ikihe kibazo ufite? Mama byashoboka tukaganira nonaha cyangwa ufite ibitotsi? Twaganira. Okay, twicare mu ntebe, ntabwo twavugana duhagaze kuko bishobora gutwara umwanya. Ngwino mama. Icaje hano hafi. Ese mwana we ni ikihe kibazo ufite koko? Iyo nkwitegereje mbona hari ibitameze neza, bitagenda neza kuri wowe. Ndi hano ku bwawe, naje ku bwawe, wintinya ndi nyoko. Mbwira ikibazo ufite. Mama urakoze cyane, ariko hari icyo nshaka kukubaza kandi mbabarira unsubize. Mwana wa Karame mama. Nguteze yombi kandi niteguye kugusubiza. Yeah. Mama, waba warigeze gutekerezaho ku mugore nzashaka, mbese umugore w'ubucura bwawe? Wenda nkakomoka wari we, ubwoko bwe, ibintu nk'ibyo, nibura ngo umpe igisubizo cyabyo. Mwana wanjye. Karame mama. Nifuza umugore kuri wowe uzakubaha, akakubahisha, nawe ukamwubahisha. Ntabwo nitaye kuri ayo moko, ntabwo nitaye ku karere. Mwana wa Karame mama. Umugore uzakunda ukamuhitamo, nanjye niteguye kumukunda. Ahubwo se kubera icyo umbajije gutyo? Mama, mu gihe gishize nakiriye umurwayi nkuko twakira abandi bose. Mu by'ukuri uwo murwayi ntabwo yari ameze neza, bigera n'aho abayobozi bansaba ko nshobora kumubaga, ariko mu by'ukuri nanjye ntabwo nzi icyabinteye, ndabitinza, sinahita mubaga. Muri uko gutinda rero kumukorera operasiyo, byatumye umugabo we tumenyana, bituma amenya gahunda z'urugo rwabo. Mu by'ukuri ntabwo urugo rwabo rumeze neza. Kubera iki? Umugabo w'uwo murwayi, kuko uwo murwayi yari umudamu, mu by'ukuri umugabo we yigeze kumara imyaka 2 batari kumwe,
bikekwa ko yitabye Imana atakiriho, ariko nyuma aza kugaragara kandi ari muzima. Mama bongera kubana, ariko muri uko kubana mama urugo rwabo ni rubi, ntabwo ari rwiza. Harimo amakimbirane menshi, ariko biturutse cyane cyane ku mugabo, kuko ntabwo umugabo amufata neza. Harimo naho nk'umubyeyi w'uwo mugabo ndimo nkubwira, umugabo we ntabwo akunda na gato uwo mudamu. Mama ikimbabaza kurushaho ni uko uwo mugabo ambwira ngo umugore kuba afata nabi nyina ngo nuko nta nyina yigeze. Mama ni agahinda gakomeye, ni byinshi. Ubuse nkubwira iki ndeka iki? Uzi ko n'uwo mugabo aherutse guca inyuma umugore we, noneho baryamanye amashusho y'urukozasoni agahita ajya hanze, amashusho yabo. Ubu amashusho yose ari hanze kuri interineti, ku mbuga nkoranyambaga hose. Mama ni agahinda gakomeye. Yego komana, iri ni ishyano. Amashusho ari hanze y'umugabo ufite urugo. Mwana wa Karame, dore ibi nibyo nakubwiraga, uzashaka umuntu ukubahisha kandi nawe akiyubaha. Hanyuma se mwana wa Karame mama. byarangiye bite? Mama nkuko biri mu nshingano zacu n'ubundi abaganga, ibyo byose maze kubyumva byatumye negera umudamu we, dutangira kujya tuganira. Mu by'ukuri uwo mudamu we numvaga nkwiriye kumugira inama nkuko tugira inama abandi barwayi bose. Mama uwo mudamu nashidutse namugira inama yo gukora divorce, mbese akagatanya n'umugabo we. Ngo mwana wa ngo mwana wa Karame mama. Ruhumuriza nzi ntirereye, ni wowe ugira abantu inama gutyo ngo batane? Mama uko ubyumvise niko byagenze, nanjye natunguwe no kuba bimbayeho ari ubwa mbere. Noneho rero amashusho y'ubwambure bw'umugabo wagiye hanze, ndetse uko twakomeje kugenda tuganira n'uwo mugore we, nashidutse nkomeza kumugira inama kuri icyo kintu cyo gukora divorce. Mama icyo ntabwo aricyo gikomeye ariko cyane. Mu by'ukuri uko nakomeje kugenda nganira nawe, nibyo ndimo nkuganirira. Uko nakomeje kugenda nganira nawe mama, niba ari urukundo mama, to this extent ndumva I failed to control myself. Mu by'ukuri ndumva nshaka cyane kwita kuri uyu mugore. Mu by'ukuri nkubwije ukuri nk'umubyeyi wanjye mama, ndumva nshaka nko kumubona buri munsi. Mama sinzi ibintu birimo bimbaho, nkumva namuvugisha, nkumva namuhamagara, nkumva namwandikira. Mama mu by'ukuri nabwo nakomeje kwibaza niba ari urukundo mufitiye, niba ari impuhwe. Mu by'ukuri ntabwo mbizi, ariko nanone nkumva namubona buri munsi, ariko nanone ku rundi ruhande nkumva ndamutinye. Ariko mama ndamukunda Darlene, ndamukunda pe mama, ndamukunda. Sinzi inama wangira, kandi ubwo ubyumva ni umudamu ufite abana 2 n'umugabo. Icya kabiri urumva n'inama mugira ya divorce, ariko kandi ntabwo barayikora. Urumva ko akiri umugore w'umugabo mu mategeko, ariko ntibabana, umwe abukwe n'undi abukwe. Mama ibyo wabikunda, wabyemera? What can I do?
And that's my feeling today. Mom, what can I do? Niki ndi bukore? I love Darlene. Mama, ndamukunda Darlene. Kandi ubu tuvugana n'umugore ufite abana babiri. Nta nubwo baradivorce n'umugabo we. Gusa ntabwo babana. Umwe abukwe n'undi akabukwe. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mbabarira. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Ntabwo nari nzi ko nakunda umugore w'umugabo. Byongeye ufite abana. Mama, what can I do, mama? Mama, ko nagukunze kuva kera kandi ntabwo nifuza kukubabaza mama. Ibyo nari nabisezeranyije umutima wanjye. Ariko nashidutse nakunze umugore w'abandi mama. What can I do? Mama, what can I do so far? Mama, wambabariye ukambwira mama. Mama. Mama, uku ni ku rukundo rubuza amahoro mama. Mama, I love Darlene. Mama, ubu sinakuzi urudashoboka. Mama, please, mbwira mama. Mama, mbwira mama. Mbwira mama. Mbwira mama. Mbwira. Mama, mbwira. Mbuza amahoro kubera urukundo mama. Mbuza ibitotsi ndaryama sinsinzira mama. Darlene, Darlene. Darlene, ndagukunda Darlene. Mommy, please talk to me, mama. I'm talking.